Muraho bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ugusuhuza. Dushimiye Imana ko twongeye kubona icyumweru cyo kuba imbere yayo. Imana ishimwe ngo Dawidi yaravuze ngo umunsi umwe ndi mu bikari byawe, ndi mu mahema yawe, uwo munsi undutira iminsi 1000 ndahandi. Mwene data, mushiki wacu utwumva, mubyeyi, mwana muto, shimira Imana ko tubonye umwanya wo kuboneka imbere y'Imana muri aka kanya, uko uyu mwanya waba ungana kose. Ndashimira abantu bakomeje kunyereka ko tugenda tubana muri uyu mwanya mwiza wo kuramya Imana no kuyihesha icyubahiro mu kiganiro twita umutsima wa buri munsi. Bibutsa ko iyi ari cano Imana yaduhaye ngo tuvuge ubutumwa bwiza, tuvuge Imana neza. Aho uri hose ujye uharanira kuvuga Imana neza. Uri mu kazi uvuga Imana neza, izina ry'Imana ntiritukwe ahantu uba. Uri mu rugo rwawe, urw'ababyeyi, muri ghetto wibana, jya uharanira kuvuga Imana neza, Uwiteka anezezwe no kuba uhari. Avuge ngo mfite umugabo unezeza umutima wanjye kuba bahariya, mfite umugore unezeza umutima wanjye kuba bahariya, umwana, umusore, umukobwa, umusaza, umukecuru, icyiciro cyose waba urimo, twahamagariwe kuvuga Imana neza no kuyihesha icyubahiro. Iki cyumweru tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa amasengesho. Turi mu cyumweru cy'amasengesho. Imana ishimwe. Amasengesho ni topic nkunda, ni topic ndyohera, kuko mu masengesho niho duhindukira, niho twuzurira umwuka wera mwinshi, niho tugirira ubwenge, uburinzi bw'Uwiteka n'impano z'Uwiteka, ijwi ry'Uwiteka. Ibyo byose bimanukira mu mwanya wo gusenga. Umuririmbyi yarabiririmbye ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu agera kure cyane. Mwene data unyumva, mushiki wacu, nta bundi buryo ufite bwo kugera kure uretse gusenga. Niba ushaka kugera kure, senga. Niba ushaka gutambuka inyenyeri wibereye ku isi, senga. Umutima wawe niba ushaka ko Imana iwubona, senga. Umwanya wo gusenga rero ni umwanya mwiza, kuko niwo mwanya twegera mu Imana tukavugana nayo. Iki cyumweru rero tuzaganira kuki? Tuzaganira ku nsanganyamatsiko iryoshye Imana yaduhaye ngo tuyiganireho, aho tuzaganira ku ijambo rivuga ngo ikintu cyubatswe n'amasengesho nta muntu ugisenya ngo bishoboke. Kandi ikintu gisenywe n'amasengesho nta muntu cyubaka ngo bishoboke. Waba ufite ibintu byananiranye wifuza gusenya ugahirika, koresha intwaro yitwa amasengesho. Waba kandi ufite ibintu nabyo ushaka kubaka bigakomera, bikazarama, bikamara imyaka myinshi, n'igihe waba waratashye warisangiye Uwiteka, koresha inzira yitwa amasengesho. Nguhaye ikaze, ntabwo uzigera wigunga kuri iyi cano. Habaho ibiganiro byinshi, no muri weekend tugira ikiganiro twita weekend n'Imana, tuvugamo Imana mu buryo burambuye. Ujye ucyumva buri wa gatandatu, kigere ku mutima wawe. Tugira ubushakashatsi butandukanye dukora, uzajya ubonaho ibiganiro bitandukanye, ujye ubyumva. Kandi tugira ibiganiro byo kuri tele mu ivugabutumwa ryo mu nsengero n'ahandi, tuganira n'abantu ijambo ry'Imana, Imana ikihesha icyubahiro, ikigaragaza. Ibi nabyo nkurarikiye kuzajya ubitega amatwi ukabyumva. Ni karibu. Tugira n'ibindi biganiro by'icyongereza, ujye ubyumva ku matopika atandukanye. Kandi si ibyo gusa, kuko tugira n'ibiganiro bitandukanye dutanga ku mateleviziyo, tuganira ku buzima bw'umukristo. Ibintu byose biganirwa kwicano ni bigamije kugukangura, ni bigamije kukubyutsa, ni bigamije kukwambika imbaraga, ni bigamije kugushyigikira mu mwanzuro wahisemo wo gukurikira Imana. Kandi nawe twumva utaraza, wakizwa ugakurikira Imana, kuko kwibera mu Mana ni byiza, ni uburinzi. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo iduhishe nk'imboni y'ijisho. Uko utabasha kubona ijisho rihita rihumbya imboni ntuyibone, niko Imana irinda abantu bayikurikira bakayishaka. Tuguhaye ikaze ku nsanganyamatsiko tugiye kwiga ku
kuzageza ku wa gatanu, aho tuzasengera abantu twabanye muri iki cyumweru, tukagusabira imbaraga z'Umwuka Wera, tukagusengera kugira ngo Imana igire ibyo ikomeza muri wowe kandi igire ibyo isenya. Ni karibu, tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa, ibice 6 umurongo wa 26. Yosuwa ibice 6 umurongo wa 26 mu isezerano rya kera. Dusome. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi. Akira neza ijambo ry'Imana. Ahangaha turi mu kinyejana cya 15 mbere ya Yesu, ubwo Yosuwa yarayoboye Abisiraheli. Ndagira ngo nkubwire ko bafashe umwanya wo kumvira Imana, bakora iby'Imana ibategeka, bafata umwanya wo gusenga, bafata umwanya wo kwizera. Imana inezezwa n'umuntu yizera, akayikunda, akayikorera. Barangije bafata umwanya wo guheka isanduku y'Uwiteka, abatambyi barayiheka, basigamo metero Imana yababwiye. Intera ya metero muri iki gihe ugereranije zagera nko muri metero 120. Bakandagira muri Yorodani, Yorodani irakama, bambukira ahumutse hatanyerera. Tubivuge twihuta. Imana inezezwa nuko bayumviye. Bageze i Gilugali, nibwo bwa mbere bari babonye ubutaka nyuma y'igihe kinini bari mu bunyage, bazenguruka mu butayu, ngo nta mudugudu wo kubamo, imisatsi yatonze ikime. Ariko Uwiteka abereka imbabazi, arabarinda. Bageze i Gilugali babamba amahema, nibwo bari babonye agataka. Mbese wowe ufite byinshi Imana yagiye gukorera, wabonye ubutaka, ufite ubwawe bukwanditseho, ufite UPI cyangwa urakodesha, wabonye agataka, hari aho urambika umusaya. Umuntu uzi Imana ye, nk'uko muri Daniel byanditse ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari, nyamara bava mu masezerano nta mpamvu ngo azabayobesha kubashyeshyenga. Iyo uvuye mu gukiranuka ukava kuri iyi Mana, haza umwuka ukuyobya ukagushyeshyenga, ukajya ugira ngo Imana iracyahari. Nakubwiye ko Imana ifite ingabo nyinshi cyane ikoresha. No kuri Ahabu byamubayeho, yaratambitse ibirenge ava ku Mana, ngo haza umwuka mubi uje gukorera Uwiteka, woshya Ahabu, atera atazi niba azagaruka, anagwayo. Aba rero bo bageze i Gilugali bamaze kubamba amahema, baravuga ngo ubwo tubonye agataka, tukaba tubonye agapariseri, reka twibuke ibyo Uwiteka yavuganye natwe. Umuntu usenga icyo Imana yamusezeranije akirindisha icyo Imana yamubujije. Imana ntiyishimira ibyaha n'ibicumuro. Kugira ngo urinde amasezerano y'ibyiza Imana yagusezeranije, ako kazi, uko kurama, ayo mafaranga, ayo mibereho, ubirindisha kwirinda iby'Imana yanga. Ngo bicara hasi baravuga ngo ubundi turi bande? Turi ubwoko bw'Uwiteka Imana yatoranije ngo tugendere mu nzira ze dutunganye. Haleluya. Barangije bavuga ngo ese Imana idushakaho iki? Yadukuye mu Egiputa, itwambutsa inyanja itukura, iturindira mu butayu imyaka 40, ntitwabyimba ibirenge, ntitwasonza, iratugaburira, imyenda ntiyasaza, itwambutsa Yorodani, itwambukirije ahantu humutse hatanyerera. Uwiteka himbazwe. None tugeze i Gilugali, tubambye amahema, tubonye ubutaka. Ko tubonye ubutaka, twakora iki? Ndakubaza wowe unkurikiye, ko wabonye akazi, wakorera iki Imana? Ko wabonye UPI, wakorera iki Imana? Kutarabona UPI ariko ukaba ufite inzu ukodesha, uko yaba imeze kose, wakorera iki Uwiteka Imana? Ko wiga bikemera ukaba ufata buruse muri kaminuza, wakorera iki Uwiteka Imana? Ko abana bawe bariho kuhumeka, wakorera iki Uwiteka Imana? Ngo baricara baravuga ngo ni umwanya wo kwisubiramo, hakabaho gukeba abantu bavukiye mu butayu no mu izi ngendo z'akajagari. Hamwe umuntu aba avuga ngo arajagaraye, atabasha gushyira mu bikorwa neza iby'Imana ishaka, nubwo aba yubaha. Bakeba abantu, bamaze kubakeba bongera kuziririza Pasika, barya imitsima
idasembuye baziririza Pasika, bashyira umutima hamwe barasenga. Basenze turi mu cyumweru cy'amasengesho, ngo Uwiteka Imana ari mu ijuru aranezerwa. Arangije aravuga ngo aba bantu bansenze bakanyumvira, ngiye kurangiza Yeriko batiriwe barwana. Iyo dusenze dufata igihugu tutarashe, iyo dusenze igihugu cyacu kibaho, abanzi Imana ikabakumira. Iyo usenze urugo rwawe rubaho, abanzi b'urugo rwawe Imana ikabakumira. Iyo usenze akazi kawe kabaho, iyo usenze ugira amahoro, iyo usenze ubaho, iyo usenze urabyara, iyo usenze urarya, iyo usenze ubona ubwishyu bw'inzu, iyo usenze uratura, iyo usenze urindwa impanuka kandi hari abo zica, iyo usenze ugira ubugingo, iyo usenze wandikirwa ijuru, iyo usenze Imana irakwishimira ikavugana nawe. Imana iguha umugisha niba uri kutwumva. Hanyuma Bibiliya itubwira ko bamaze kubahiriza ibyo Imana yabishimiye ikavuga ngo reka njye kubarwanira intambara kuko basenze neza. Abadakebye bakebwe, ariko kubatizwa ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ukegera Imana. Abakoze ibyaha bitandukanye basubiyemo bongera baranyizera, bongera kuziririza Pasika, bongera kwemeza ko ndi umwami wabo. Ngo yohereza ingabo zijya mu nkuta za Yeriko zirazikegeta, abantu bakajya babona Yeriko ikirumbara Yeriko yarashize kera. Kugira rero ngo Imana ibemeze ko ariyo yakoze umurimo, yaberetse umugaba w'ingabo zo mu ijuru marayika. Ngo Yosuwa aramubona, aramubaza ngo uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Ngo marayika aramubwira ngo nje nonaha ndi komanda uje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Nubwo utabonesha amaso imirimo y'Imana, si uko itakoze ku kibazo cyawe. Imana yarakirangije, ahubwo Imana ishaka kubamo neza kugira ngo irangize urugamba, ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Niko Bible cyangwa Bibiliya ivuga, kugira ngo abakireba bajye bamwara. Iki gitondo hari Imana yifuza kumwaza ibintu byahagurukiye ubuzima bwawe. Ngo arangije aramubwira ngo Yosuwa, nawe kwetura inkweto zawe. Wakebye Abisiraheli, watunganije abantu, ariko nawe nk'umushumba kwetura inkweto zawe, nawe nk'umuyobozi w'itsinda kwetura inkweto zawe. Yosuwa aca bugufi arihana, ubundi Uwiteka barangiriza urugamba. Bajya kuzenguruka Yeriko 7, n'inshuro ya nyuma ya 7 inkuta z'Yeriko zirahirima, barataka binjira mu gihugu, bafata igihugu kubera ko Uwiteka yabarwaniriye. Bagize gusenga. Turi mu cyumweru cyo gusenga kigamije kugukura ahantu waheze uhahejejwe n'ubutware bwa Satani, niwemera gushyira mu bikorwa iri jambo ry'Imana turi kuganira. Nagira rero ngo ngere aho twasomye Yeriko imaze guhirima, Yosuwa akareba icyo Uwiteka akoze. Yaravuze ngo aya masengesho sinyapfusha ubusa. Dufite abantu bumva amasengesho nk'ayo, umwanya nk'uyu wo gusenga bakawupfusha ubusa. Va mu byo urimo, kanguka, ba maso, wipfusha umwanya nk'uyu ubusa. Aravuga ngo aya masengesho sinyapfusha ubusa. Aravuga ngo nzi neza ko ikintu isengesho ryubatse nta muntu ujya ugisenya, kandi ikintu isengesho ryahiritse nta muntu ujya ucyubaka. Aravuga ngo ntihazagire umuntu wongera kubaka Yeriko. Twabisomye muri Yosuwa ibice 6 umurongo wa 26. Arangije aratura kandi ngo uzabigerageza igihe azaba ari ku rufatiro acyubaka azahita apfusha imfura, kandi ubwo azaba agiye gushyiraho amarembo azapfusha umuhererezi. Hari abantu rero bazi gupinga na Elisa ubwo yahanuraga ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu izagura shekeri 1. Hari umuntu warebye inzara ihari. Ntukarebere Imana muri situation urimo. Nibavuga ngo uzabyara, jya ubyakira, wizere Imana. Imana ikunda abantu bayizera. Ntukavuge ngo maze imyaka 10 ntabona imihango, cyangwa ntameze gute, ngo ubwo nabyara gute, ngo cyangwa ngo ndashaje. Uwo muntu yaravuze ngo Uwiteka ngo akinguye amadirishya yo mu ijuru, ngo niyo yayakingura ngo ibyo byashoboka. Arabwirwa ngo uzabirebesha amaso ntuzabiryaho. Abantu bamukandagiye bari kujya kubirya. Hano Yosuwa yarahamije ngo aya masengesho twasenze ntiyapfa ubusa, reka tuyakoreshe. Ahanura isezerano rizamara imyaka 550. Hari mu kinyejana cya 15, imyaka iragenda iba 850 mbere ya Yesu. Haza umugabo w'umupinzi rero ari we nashatse kukubwira, witwa Hiyeri w'i Beteli ku ngoma y'umwami Ahabu. Arangije ngo araza ngo aravuga ngo ibyo ngibyo se ngo ni ibiki? Abica amazi. Tugira abantu bajya baca ibintu amazi, ariko ibintu by'Uwiteka birakora. Arangije rero ngo aza kubaka inkike. Agiye kubaka inkike rero, agikora urufatiro, abona umuhungu we cyangwa umwana we witwa Abiramu arapfuye. Arakomeza yihagararaho, agiye kugera ku marembo, abona n'umuhererezi we witwa Segubu arapfuye.
Ibi birashaka kukubwira ko amasengesho y'umukiranutsi arema ibintu biramba, biri tangible, bifatika, bimara igihe. Niba ushaka ko izina ryawe rizamara igihe, senga. Yosuwa yategetse ibintu akoresheje amasengesho arimo kubahisha Imana no kuyinezeza. Ibintu bibaho. Nyuma y'imyaka 550 Hiyeri aza kubipinga no kubihinyuza. Senga Imana, abaza kuguhinyuza Imana izabakwemereza. Imana igiremo igitego ikakinjiza. Imana ishimwe. Aje kubihinyuza, atangiye kubaka, apfusha umwana w'imfura, apfusha n'umuhererezi atarashyiraho n'amadirishya. Ibyaje kukurwanya bitarashyiraho amadirishya birapfa. Ibyaje kukurwanya bitarakora urufatiro birapfa. Ubahiriza icyo Uwiteka Imana avugana nawe. Ndafashijwe. Tugiye gusenga. Narindi kukubwira ngo turi kwiga insanganyamatsiko y'iki cyumweru ivuga ngo ikintu cyubatswe n'amasengesho nta muntu ujya ugisenya. Akazi wateretswemo n'amasengesho nuguma kuba imbere y'Imana nta muntu uzaguhirikamo ngo bishoboke. Ubutaka wahawe no gusenga nta muntu uzabugukuraho ngo bishoboke. Indwara wagize ukayikira kubera gusenga ntabwo uzongera kuyirwara. Nta muntu uzakurogera kuri gakondo Imana yaguhaye ngo bishoboke. Ntawe uzakwica, ntawe uzakwirukana, ntawe uzatera igihugu Imana yaguhaye wasenze ngo bishoboke. Ikintu isengesho ryubatse nta muntu ujya ugisenya ngo bishoboke. Kabiri, ikintu isengesho risenye nta muntu ujya ucyubaka ngo bishoboke. Imfura zawe zapfa, abahererezi bawe bapfa niba uri gushaka kurwanya abanyamasengesho. Ntago byashoboka. Watakaza ubutaka nawe ugatakaza ubuzima. Uzabaze Danieli umunsi abantu bamurega ngo yarasenze bakamushyira mu rwobo ntapfe. Bamukuyemo umwami aravuga ngo ntago byarangira gutyo. Munzanira abantu bamureze njye gusuzuma intare zanjye ko ari nzima. Hari ibintu Imana ishaka kugusuzumira ikabihekenye ureba. Intare zarabihekenye hasigara ubusa. Umwami aravuga ngo burya za ntare ni nzima ahubwo Imana yo mu ijuru irakora. Ikintu isengesho rihiritse nta muntu ukegura, n'iryo cyeguye nta muntu ujya icyo isengesho ryeguye nta muntu ujya ubasha kugihirika. Urifuza guhirika iki muri iki gitondo ko wumvise ijambo ry'Imana? Cyangwa se urifuza kubaka iki? Umwuka wera ari kuvugana iki nawe? Amasengesho y'umunyabyaha, umuntu utubaha Imana, utizera Yesu ntabwo akora. Kuraho ibitavuga Imana mu buzima bwawe, kuraho ibigirwamana wimitse, va mu burangare, va mu businzi, va mu busambanyi, va mu irari, va mu bujura, va mu kutubaha Imana, va muri kamere, va mu mahane yawe. Hinduka muri iki gitondo, Imana ikweze nk'uko Yosuwa yumviye akemera gukeba Abisirayeli nawe akemera gukwetura inkweto bivuga kwihana. Emera ukebwe ururimi rwawe, emera uhinduke muri iki gitondo, wihane uce bugufi. Hanyuma kandi nyuma yo kwezwa kwawe turashaka gusenga kugira ngo Imana igukureho ibintu byabaye karande, ibintu wananiwe kugira icyo ukoraho ukaba warabyakiye mu buzima bwawe ngo iwacu nuko bimera, mu buzima bwanjye ngo nuko bimeze, ngo tuzaba insina ngufi. Imana irashaka kukuzamurika guhindurira amateka. Ca bugufi dusenga Imana, ca bugufi duhamagara Imana. Iki cyumweru turimo twatangiye cy'amasengesho turifuza ko kizasiga abantu bumva iki kiganiro bahindutse, abantu bumva iki kiganiro biyongereye. Isi yose turashaka ko ibintu bihinduka. Ibintu byacuramye, ikibuga kikaba cyaragucuramiyeho, ntacyo gifatisha, ntacyo kigeraho, umutima wawe warabaye agahinda n'amaganya. Turashaka gusenga Imana ikaguhindurira amateka, ubwo burwayi bugakira mu izina rya Yesu Kristo, kuko ikisengesho rikijije kirakira. Ubwo bukene bwabaye karande bukakuvaho, gutura mu manegeka bikakuvaho, inzara nikuveho katika jina la Yesu. Akira ijambo ribohora ryaje ari wowe riziye, akira ijambo ritabara ryaje ari wowe ryiziye, akira imbaraga z'umwuka wera nawe ukuzura umwuka wera ukaba mushya ugahinduka. Turashaka kugusengera muri iki gitondo. Va mu buriri, va mu byo urimo, kanguka, aba maso. Umwuka wera hari icyo ashaka gukora ku buzima bwawe. Iri jambo ntabwo riziye ubusa. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye ko waduhaye uburyo bwo kuvuga ubutumwa, tugushimiye ko waduhaye uburyo bwo kuvugana na bene data mu ijambo ryawe, tugasenga tukavuga izina ryawe. Iki
Iki kiganiro ni cyiza, kiri kubohora, kiri gukiza abantu bari gukira imitwe, imigongo yananiranye, abantu bari gukira indwara zananiranye, imyuka mibi iri guhunga, abantu bari kugira amahoro. Niyo mpamvu dusengeye uyu muntu wifuje nawe gukizwa kugira ngo umweze umutunganye, kandi ubwo azerekera ku rusengero rumwegereye ngo asengerwe abatizwe, uzamushyigikira umwambika imbaraga zo kudasubira inyuma. Kandi dusengeye uyu nawe wasubiye inyuma mu kukwizera no guca bugufi no kwihana, kugira ngo wongere umwambika umwuka wera w'impinduka, imbaraga z'umwuka wera zimuhindure, yambara ubutware bw'ijuru no gutsinda no kunesha. Ndagushimiye ko ubohoye abantu, ukabababarira intege nke zose bagize no kutakwizera no gucumura. Iki gitondo twongeye gusenga. Uyu muntu agize icyifuzo cy'uko wamuhirikira Yeriko kandi ikibagirana, ku buryo nta wazongera kuyubaka. Imyaka 500 isengesho rya Yosuwa ryari rigikora, imyaka 1000 riba rigikora. Turasenze kugira ngo umuntu wabanye natwe muri iki kiganiro, utangiranye natwe ikiganiro cyitwa gusenga guhindura ibintu, ntihagire undi muntu ugira icyo abikoraho, kuko byubatswe n'isengesho. Gusenga kubaka ibintu, ntihagire umuntu ubisenya. Gusenga gusenya ibihome bya Satani, ntihagire umuntu ubyubaka. Ndamusengeye ngo umuhe imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'umwuka w'ubwenge, imbaraga z'umwuka w'ubutsinzi, imbaraga z'umwuka w'ubuneshi. Niyakira imbaraga zikiza uburwayi, niyakira imbaraga zikiza karande, niyakira imbaraga zikiza inyatsi, zikiza ubukene, zikiza igisuzuguriro, zikiza uburwayi bwananiranye, zikuraho ibitero n'ibitongero n'ibitavuga Imana. Wavuganye natwe muri Yesaya 44:25 ngo ibisazi bitera abantu ujye bitera ibisazi ari byo, migambi y'incakuru ukayubika, ubwenge bw'abanyabwenge ukabuhindura ubupfu. Turasenze bitongero n'ibitutsi ujye ubihindura. Hindura ibyo abantu bavuze ku bantu bawe, hindura ibitero bya Satani n'abadayimoni, hinduramo ubuzima, hinduramo kubaho. Akira rema, abantu nibakire rema yawe, bave mu bukene, bave mu butindi, bave mu bushomeri. Igihugu cyacu amahoro, hitorera amahoro. Rengera umurimo wawe mu gihugu no hanze, agura imikorere yacu, agura abavugabutumwa ba online ndetse n'aba live, haba mu nsengero. Tanga ububyutse ku bantu mu ngo, tangamwe amahoro. Twirukanye imyuka ya divorce, twirukanye imyuka y'uburwayi. Turagushimiye kubohoye abantu ukabagirira neza. Umuntu wadukurikiye wese ufite icyifuzo, gushimiye kuri Imana ikoze ku mutima we ukaba umutabaye, akazashima Imana ko yakubonye muri iki kiganiro. Jya wumva gusenga ko abantu badukurikira, jya wumva gusenga, jya wumva gusenga. Amasengesho yakoresha yabyaza umusaruro. Ndagushimiye kuri kumwe natwe none n'iteka ryose. Urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha.